Abahumuriza bifashisha amatwi yabo nk'igikoresho cyabo cy'ingirakamaro cy'ivugabutumwa. Ibingibi rero bikabisaba kugira impuhwe, kugaragaza ko witaye ku bibazo by'umuntu uri gufasha, ndetse kandi ntunazanemo ibintu byo kujora cyangwa se kunenga. Icya kabiri, gerageza kwemera umuntu nabyo kureba ku buzima babayeho cyangwa se ibitekerezo byabo. Ntabwo ugomba kwigaragaza nk'umuntu w'umuhanga cyangwa se w'umunyamwuga, ugomba kandi kureba ku bintu bitari amagambo. Itegereza imvugo, witegereza intambuko, ibimenyetso by'umubiri n'ibindi. Ibaza uti ese ni gute? Tega amatwi umuntu wumva ibintu arimo kuvuga, imivugire, ibishimangirwa ndetse n'ibindi, nurangiza ugerageze kumubaza. Gerageza kandi kwita no ku bintu byirengagijwe. Shaka ushyira ibintu bitavuzwe, icyuwo muri iyo nkuru ndetse n'ibintu byose bisa nk'ibyivuguruza. Gerageza kandi gushaka ibibazo. Ntabwo ari ngombwa cyane kumbaza ubivanye ibuzi, ahubwo ushobora kumbaza ibibazo ubona arimo gusa nk'uwirengagiza, bisa nk'ibiciye hejuru. Ikindi, ni amahame ngenderwaho mu murimo. Abantu bose siko basubiza bagendeye kuri tekinike imwe. Mu gihe Imana ariyo shingiro ryo gukemura ibibazo byugarije ubuzima bw'umuntu, agakiza konyine ntabwo gashobora gukura ibibazo umuntu afite. Bigomba rero kumvikana ko abantu rero bagomba kwirengera ibikorwa byabo ndetse n'imyitwarire yabo. Bagomba kugira icyo bakora bashingiye ku nama bagirwa. Kikaba gishobora kuba gikubiye mu mikoro. Inama zacu ntabwo zigomba kuvugurizanya n'ijambo ry'Imana. Nimba utangiye gukosora, gerageza kubikorana ubuhanga. Ugomba kandi kugaragaza impuhwe, ugomba kuba umunyabwenge kandi ukanasobanukirwa neza ko umuntu wawe ageze ku marangamutima kuruta kugaragaza amarangamutima yawe. Gendera ku mahame rero akurikira mu bikorwa byawe byose byo guhumuriza. Rasa ku mugambi w'Imana, bibutsa imbaraga z'Imana, gira ku gikorwa byihuse kandi utange igisubizo kiri buze kuza gutuma umuntu yishima. Impamvu rero zo gutsindwa ni ukwibeshya ku gukira mu by'umwuka. Indi mpamvu ni ukunanirwa kwizera ko habaho impinduka. Indi mpamvu abantu bakunze gutsindwa ni ugutebutsa ibintu. Ikindi, abantu bakaba bakunze kunanirwa kumenya indwara umurwayi arwaye. Umukoro uri ahangaha rero, Berthe yabaye umukristo ndetse yiyunze mu itsinda ryacu ry'urubyiruko. Yagusaba ubufasha kugira ngo abashe kureka kunywa itabi. Nubwa mbere umuntu agize ikintu agusaba ngo umufashe, uzamarana nawe iminsi mikeya umufasha muri gahunda yo kureka itabi. Ni ikihe kintu umusaba gukora muri icyo gihe cyo kwitegura? Icya kabiri, Gertrude ni inshuti mwagiye muhurira mu rusengero. Rimwe na rimwe nyuma y'amateraniro ya mu gitondo yarakwegereye, arangira kubwira ko mu rushako rwe harimo ibibazo bikomeye cyane byagiye biza mu minsi mike ishize. Yagusabye rero ko umugira inama, arashaka inama yawe. Niye ntabwo igaragara uzatera mu guteganya guhangana n'iki kibazo. Reka none muri aka kanya turebere hamwe uburyo bwo kuba umunyamuryango w'itsinda. Sebukwa Mose aramubwira ati, ibyo ukora si byiza. Ntuzabura gucika intege n'aba bantu muri kumwe kuko binananiranye biruta rwose no kuba wakora wenyine. Soma kuva igice cya 17 umurongo wa 18. Imana iguhe umugisha. Ubu butumwa mwabuteguriye kandi bwabugezwagaho na Nibinije Evangelical Ministries International, ariyo magambo ahinnye izwi nka NEMI. Waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho zacu se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe, cyane cyane zigukomeza mu bibazo? Umva wifuza kwiga ibijyanye na teolojiya, ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri iki kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Iyi nkuru nuko tugufitiye ishuri rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye zirimo nka Pastoral Studies, aribwo buryo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi Biblical Studies, ariyo masomo atandukanye ya Bibiliya, ndetse na Christian Counseling, inama za Gikristo zifasha gukomeza imitima. Kugira ngo usobanukirwe biruseho, wasura urubuga rwacu arirwo wa/NEMI-BIBLE-INSTITUTE.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp kuri izi nimero 141 232 650 34. Wanatwandikira kandi kuri email yacu ariyo nemevangelism@yahoo.com. Imana iguhe umugisha.